ni hashimwe Rurema wongeye gutuma tugeze undi munsi kandi nawe ushimwe kuko warebye ino video. Guys, ushobora kuba umeze neza ariko ndagira ngo muri iki gitondo tariki 5 upfukame usengera umusore wacu umushi wacu y'amano. Dore amagambo amaze kwandika mu kanya tariki 4 mu masaha gana mu masaha 5:50 asize ku rubuga rwiwe rwa Instagram amagambo ifoto ari kurira yanze yandikamo amagambo agira ati kubera wenda kuvukira kure y'iterambere hari igihe mu rukundo abantu nka Rwimimbwa yaragiye kwandika ngo nka Rwimimbwa hayibeshye nta kibazo kandi burya imbwa niyakugambanira. Reka mbabwire nta muntu numwe wanyumva ariko byose byapfiriye mu gutanga umutima wanjye. Ibihe bizacaho hazi ibindi kandi byiza. Mwana wanjye cyangwa muntu wanjye aheza ni mwijuru. Ashyiraho agatima kamwe gasatuye ku muntu babaye cyane. Byaba byagenze gute? Bamwe ni bari kubyumva kimwe, bari kumubwira ngo ni ingaruka z'ibyo yakoze, abandi bari kumuhumuriza. By'umwihariko DJ Brian yamuhumurije cyane, amubwiye amagambo meza y'urukundo nyine yumvisha umuntu, atuma umuntu adatekereza ibintu bibi. Nubwo hari abari kugenda muri comment bakandikamo ibigambo bitari byiza. Guys, umuhungu wacu mureke kumuzamura isukari mutayongera. Urabona umuntu postinze ifoto ari kurira, byanze bikunze ntabwo ibintu bimeze neza. Shobora kuba umukunzi we yageze hari mu Bubiligi bagiye, akaba ari izindi gahunda zabayeho. Ntawamenya gusa sindi uko niko nje ndi kubyumva, namwe ngo mufite ukundi kuntu muri kubyumva. Ayo nama makuru nagiraga ngo mumenye muri iki gitondo. Dukomerezo nuko umukobwa wacu ikizungerezi kimwe kitabaho, kimwe bita ikivejuru kuko nikirabonwa n'abantu benshi, ari cyo bita hagibwo ni Yoro the Queen aranavugisha kuko kureba ifoto yiwe byonyine sinzi nyine ni ikivejuru. Ubu yujije imyaka 30 y'amavuko. Tunakomerezaho u Rwanda, Kongo n'u Burundi byasinyanye amasezerano y'amahoro. Gusa guys, dukomeza ku nkuru y'amano kuko sinzi impamvu ndi kumva twayivugaho cyane. Ntabwo ushaka ko tuyirengagiza kuko ndi kugenda mbona comment nyinshi nk'aka kanya ziri kugeraho, nuko abantu benshi bari kugenda bavuga yuko y'amano ashobora kutazagaruka mu Rwanda. Sinzi ngo byagenze gute. Ibyo byose bibaye nyuma y'urubanza rwa Pazo na Kejon na Bajihad bashinjwa gukwirakwiza video yewe, nyuma yuko umucamanza cyangwa uburanira, ndakeka nabivuze nabi, uburanira Pazo yavuze yuko y'amana ari ukwiye gukurikiranwa bitewe nuko ngo niwe wafashe video yifashe urukozasoni ayishyira kuri email yiwe kandi iyo email igire mu mafone menshi. Nyuma y'ibyo rero sinzi ibindi bintu byaba byabayemo tutari kumvikana fresh, gusa mu kigaragara cyo nuko bitari byiza kuko aka kanya y'amana amaze gushyira nimero shyashya kuri status yiwe abwira abantu ngo this is my new number. Nicyo kintu kiri gutuma abantu benshi nyine bakofirima yuko y'amana atazagaruka, nubwo tutarasobanukirwa fresh. Gusa update zose muragenda muzibona. Kora subscribe kandi n'inzogera kugira ngo utazaducikwa n'amakuru nk'aya ngaya ya buri gitondo.